arababwira ngo igifite agaciro nuko mwakagombye kugenda mugifite umucyo, kuko umwijima uraje. Niba umwijima uje, abantu benshi bazagenda muri uyu mwijima, kandi iyo umuntu agenda mu mwijima arasitara. Urukungu narwo rurindirirwe gutwikwa, kuko uru rukungu araruhaze ruri mu nzu y'Imana. Aba bakora ibyangwa n'Uwiteka, bakaririmba, bakabwiriza, bagahanura, bakayobora, kuko abantu benshi tugeze mu gihe gikomeye, abantu batacyubaha inzu y'Imana, abantu batacyubaha iyi nzu yitiriwe Imana, kuko abantu benshi bamenyereye inzu yitiriwe Imana cyangwa urusengero. Ari umusambanyi arinjira nk'uko yishakiye. Muzabibona mu rusengero barwana, batukana, batumvikana, barwanira amafaranga, barwanira kuba perezida wa korali, barwanira icyubahiro. Ariko nubwo barwaniraga icyubahiro ntacyo byaba bimaze. Impamvu barwanira icyubahiro nuko bagendera mu mwijima, kuko ntabwo Yesu ari kumwe nabo, kubera ibyo bari kugenda bahimba kugira ngo abantu baze birukanka cyane ngo baje kureba ko ibirema biri kugenda, kandi ari ibinyoma. Abarwaye imitwe n'ubundi bagatahana ya mitwe irushaho. Kugira ngo nimugende mugifite umucyo butabiriraho, kuko iyo umuntu agenda mu mwijima arayoba. Abantu benshi barayobye, bari kugendera mu buyobe bwa Satani, ariko Yesu ateza amaboko agira neza. Iyi ni inzu ko iteye, ni kuri geti. Umuhanda w'imbere ushashe amapave no ku baturanyi. Urinjira muri parikingi, parikingi y'imodoka ebyiri ziparitse neza. Ukaza iyo jaride wateramo indabo ushaka. Ubu harimo utuboga two kurya. Ngiyi mu rubaraza, urubaraza rwo hanze, ko harimo amatara meza na spotirayiti. Aza ugere muri salo. Salo nini rwose, irimo amatara meza. Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira izi channel zose. Imana nibaha umugisha kandi Imana nibarinde, ibakomeze mwebwe mwese mutuye mu Rwanda, mutuye mu bice bitandukanye, namwe mutuye hanze muri diaspora. Imana nibaha umugisha. Reka tubashimire uburyo mudukurikira, mukanda subscribe, like, comment mu buryo butandukanye. Niba mwabikunze mudutere inkunga nk'iyo ngiyo kandi subscribe. Imana nibaha umugisha. Rero turabishimiye kandi nukuri ntago twabura kubasabira umugisha mwebwe mwese. Muri uyu mwanya rero dufite umukozi w'Imana tugiye kumva, nkuko dusanzwe tubikora, nkuko tubagezaho iby'Imana yashatse kubagezaho. Ntago aribwo bwa mbere twamwakira. n'umukozi w'Imana Imana yahaye kuyikorera kugira ngo ajye abaha ibintu byiza Imana yamuhaye. Reka tumwakire rero adusuhuze, noneho arakomerezaho adusengera Imana, noneho asuhuza n'abakunzi bacu. Murakoze cyane. Yesu ashimwe iteka ryose. Amen. Dusuhuje abantu bose bari mu mpande enye z'iyi si. Umwami Imana biteho kandi abaha imbaraga zo gukomeza ibyo kwizera abera bahawe rimwe. Murakoze. Reka twubahe Imana dusenge. Murakoze Mana, ushimwe cyane kandi uhimbazwe. Ushimiye ko wongeye kunyemerera mboneka kuri iyi channel kugira ngo uvuge ijambo ryawe nk'uko warisize mu mutima wanjye.
ndinde kuvuga ibyanjye ahubwo umpe kuvuga ibyawe, kandi kuko ntacyo mfite naganiriza abantu bawe uretse umwuka wera wenyine niwe utanga icyo umuntu avuga. Niyo mpamvu mpamagaye umwuka wera kugira ngo aganze mu buzima bwanjye, abane nanjye. Iri jambo ryawe rikeresha imbaraga zikomeye mu mitima y'abantu bose, abazaryumva ubwami bwawe buzaguke, kandi abakizwa biyongere, maze abarimbuka bagabanuke. Urakoze korana nanjye, kandi nizeye yuko umwuka w'Imana agomba kumbera umuyobozi. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye Imana, amen. Amen. Murakoze. Reka tuganire ku magambo umwuka wera yashyize ku mutima wanjye, kugira ngo kumva icyo Imana ishaka ku bantu bayo mu gihe nk'iki dusohoyemo. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'intumwa yitwa Yohana. Igice ni icya 12. Turasoma umurongo wa 35 tugeze 37, dusimbuke dusome na 46 gusa. Reka nsubiremo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'intumwa Yohana. Igice ni icya 12. Turasoma umurongo wa 35 tugeze 37, dusimbuke dusome 46. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe. Nimugende mugifite umucyo utabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Mwizere umucyo mugifite umucyo, kugira ngo mube abana b'umucyo. Yesu amaze kuvuga atyo aragenda arabihisha. Nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo imbere yabo, ntibamwizeye. 46 haranditswe ngo, naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Amen. Amen. Ayo niyo magambo nshaka ko tuganiraho. Murakoze cyane. Dushimiye Imana yaturinze twese, dushimiye Imana yabarinze mwese aho muri mu mpande enye z'isi, mu bihugu bitandukanye. Imana ishimwe ko ikomeje kubarinda, kandi Imana ishimwe ko ikomeje kuturindana n'imiryango yacu twese, ikaturindana n'itorero ndetse n'igihugu dutuyemo. Imana ikaturindira hamwe twese. Imana ishimwe kandi himbazwe ikirwe hejuru. Ngarutse rero kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nsomye riravuze ngo Yesu arababwira ngo nimugende mugifite umucyo utabiriraho, kuko iyo umuntu agenda mu nzira akagendera mu mwijima, ahajya hose ntabwo ashobora kuhamenya kubera ko ari kugendera mu mwijima. Yesu arongera arababwira ngo nimugende mufite umucyo, kuko muri abana b'umucyo. Ababwira ayo magambo arangije arababwira ngo kandi ikindi, nubwo mbabwiye ngo mugende mugifite umucyo, nuko iyo umuntu agenda afite umucyo aba agomba kugenda ku manywa. Ariko iyo umuntu umucyo yawutakaje, umwijima uramusatira, atangira kugenda mu mwijima kandi akayobagurika. Hepfo yaho haranditswe ngo amaze kubabwira ayo magambo aragenda arabihisha. Nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi muri bo, ntabwo bigeze bamwizera. 46 haranditswe ngo impamvu ababwira ko bagomba kugendera mu mucyo, nuko yaje ari umucyo. Ariko nubwo yaje ari umucyo, abantu ntabwo bigeze bemera uyu mucyo,
ahubwo bakunze kugendera mu mwijima. N'ayo magambo nsomye Yesu yavuze. Murakoze cyane. Aya magambo rero nsomye yavuzwe n'umwami Yesu ari kumwe n'abigishwa be. Hari impamvu rero Yesu yavuze aya magambo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritubwira yuko hari mu minsi mikuru yegereye Pasika. Hari mu gihe cyo kugira ngo abayuda babe mu kirori cya Pasika. Yesu rero nawe aya magambo yavuze ari Yerusalemu, arimo abwira abigishwa. Kandi impamvu yababwiraga aya magambo ni uko igihe cyo kubana nabo cyari kirimo kimeze nk'aho kiri kurangira. Abasigira impamba yo kubabwira ngo nimugende mugifite umucyo, kuko bugiye kwira. Kuko uyu mucyo nava muri bo bazatangira kujya bagendera mu mwijima. Aya magambo cyari igihe cyo kwitegura Pasika, kuko ngo ari Yerusalemu, ngo yinjiye mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ageze mu rusengero rw'i Yerusalemu nta kindi yakoze, asanga urusengero bararuhumanije. Arangije agira agahinda gakomeye bitewe n'ibyaberaga mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ngo abohekanye imigozi ayigira nk'ikiboko. Amaze kubohekanya imigozi, amaze kuyigira nk'ikiboko, ngo arabakubita bose, arabirukana. Arababwira ngo nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Ngo yari ageze mu rusengero rw'i Yerusalemu, asanga barimo bavunja, abandi bacuruza, abacuruza intama, abacuruza inuma, n'abacuruza amatungo atandukanye. Yesu nawe agira agahinda gakomeye ko kwibaza uburyo abantu bamenyereye urusengero rw'i Yerusalemu. Amaze kugira agahinda gakomeye kubera ko bamenyereye uru rusengero rw'i Yerusalemu, ngo arabasohora bose, arabirukana, arababwira ngo nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Kuko bari barayimenyereye, kuko bari barayimenyereye bibwira ko ari ibisanzwe, ariko batazi ko hari umwami w'urusengero. Ariko uyu mwami abonye ibyo bakora, agira umubabaro ukomeye mwinshi cyane. Nibwo yabakubise abasohora mu nzu i Yerusalemu, kugira ngo uru rusengero rw'i Yerusalemu arebe ko rwakongera gusubirana agaciro rwahoranye. Yesu rero nawe ababwiye ko bagomba gusohora iyi myanda yose yagaragaraga muri uru rusengero rw'i Yerusalemu. Iyi myanda yagaragaraga muri uru rusengero rw'i Yerusalemu, yabikoranye uburakari bukomeye ngo nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Iyo akiza gusanga uru rusengero rw'i Yerusalemu harimo intama n'inuma, ndizera ko nta kintu ari kubatwara. Ariko impamvu yagize agahinda ni uko byari bivangavanze: inuma, intama, ihene, ingurube, inka. Ibyo byose biri mu nzu i Yerusalemu. Kuko intama bisobanuye imirimo myiza yo gukiranuka mu buryo bw'umwuka. Inuma nazo zisobanuye cyangwa zigereranywa n'umwuka wera. Umwuka wera ugereranywa n'ibintu byinshi: n'amazi, n'umuyaga, n'umuriro, n'amavuta. Ibyo byose bigereranywa n'umwuka wera cyangwa bishushanywa n'umwuka wera. Iyo Yesu akiza gusangamo izi ntama n'izi numa, ntabwo ari kugira agahinda. Ariko kuko yabonaga harimo n'ihene, kandi ihene bishushanya ikintu kibi, bisobanuye ubuhehesi.
iyo akiza gusanga harimo inka, abantu benshi bakunda kuvuga ngo hari igihe inka bisobanura ibigeragezo abandi nk'abadayimoni. Iyo akiza gusangamo n'imbwa bisobanura ubusambanyi, ntabwo yabyihanganiye byose. Iyo akiza gusangamo bagurishamo n'inkoko byose, ntabwo yari kubyihanganira kuko inkoko bisobanuye amagambo. Niyo mpamvu yafashe umugozi arakubita ngo nimukureho bino mureke guhindura inzu ya data iguriro. Kuko abantu benshi bari baramenyereye urusengero rw'i Yerusalemu. Kuko abantu benshi tugeze mu gihe gikomeye, abantu batacyubaha inzu y'Imana, abantu batacyubaha iyi nzu yitiriwe Imana. Kuko abantu benshi bamenyereye inzu yitiriwe Imana cyangwa urusengero. Ari umusambanyi arinjira nk'uko yishakiye, umusambanyi arinjira nk'ujya muri loje, umusinzi nawe akinjira nk'umuntu ujya mu kabari. Niyo mpamvu barayimenyereye, inzu y'Imana barayimenyereye. Abantu bose barinjiramo, ari uvuye gusambana, ari uvuye mu kabari, ari umutinganyi nawe arinjira mu nzu y'Imana. Ibyaha byose ntabwo bagitinya kubyinjirana mu nzu y'Imana. Ariko Yesu nubwo babyinjiza mu nzu y'Imana afite agahinda gakomeye. Arababaye, ababajwe nuko abantu bamenyereye urusengero, bamenyereye inzu yitiriwe Imana. Ariko nubwo bayimenyereye ntabwo Yesu yabaretse, yaraje arakubita arabasohora bose. N'ubundi igihe kiri hafi kugira ngo uru rukungu rumaze igihe kinini mu murimo w'Imana aruvangure n'amasaka, amasaka yashyira ukwayo, n'urukungu narwo rurindirirwe gutwikwa. Kuko uru rukungu araruhaze ruri mu nzu y'Imana. Aba bakora ibyangwa n'Uwiteka, bakaririmba, bakabwiriza, bagahanura, bakayobora, kandi bakabikorana gukiranirwa kwabo. Ariko Yesu ntabwo azongera kwemera ikibi kigomeza kuboneka mu nzu yitiriwe izina ryayo. Ntabwo azabyemera. Azasohora waba ukorana ibyaha umurimo w'Imana, umenye ngo igihe kiri bugufi, umenye ngo igihe kirasohoye kandi kiraje, bimenyekane ko wakoreye Imana ubivangavanga. Ariko igifite umumaro ni uko ugomba kubaha Imana, ugasenga, ukareka icyaha n'igisa n'ikibi icyo ari cyo cyose. Kandi Yesu atazagusohorana n'ikizira cyawe n'intama ndetse n'ihene n'ibiki byose, n'imbwa n'inka n'ihene n'inkoko byose. Arabirambiwe ibintu by'ikivange, intama, inuma, inka, ingurube, imbwa, inkoko. Ibyo byose Yesu arabirambiwe, ahubwo ashaka kuvangura kugira ngo igifite umumaro ari cyo kiguma mu rusengero rwitiriwe izina ryayo. Arangije rero amaze kweza uru rusengero rw'i Yerusalemu, ngo abantu bumvise amakuru y'uko Yesu yaje i Yerusalemu, ngo bakajya babazanira abarwayi akabasengera bagakira, abarwaye imyuka mibi, abarwaye abadayimoni, abarwaye indwara zitandukanye, Yesu agatangira kubakiza. Ntabwo Yesu yagukiza niba ufite ikibazo cy'urwayi cyakunaniye, kikuremerereye, uri umusambanyi uhura n'ibiki byose, ufata ibyo ubonye, ubusambanyi, ubujura, ubucakura, ubwicanyi. Ibyo byose Yesu ntabwo yagukiza, ahubwo nutareba neza ubwo burwayi buzakwica. Ariko ndakugira inama uyu munsi wa none, niba ushaka gukira indwara yawe, akira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Niba ushaka gukira icyo cyago, nukizwe, ureke ibyaha, nuve mu ngeso mbi, maze ubwo burwayi bwakunaniye, abaganga bananiwe, abadogiteri bakomeye, ubwo burwayi bwananiranye, Yesu afite imbaraga zo kugukiza. Niko tujya turirimba ngo niwe ufite imbaraga zihagije zo gukiza ababembe, agakiza n'imitima. Niyo mpamvu rero nanjye nkubwiye ngo bamaso, bamaso, kuko Yesu ari hafi kuza kureba itorero rye, kuko Yesu ari hafi kuza kureba umugeni yakoye amaraso y'igiciro cyinshi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niyo mpamvu rero Yesu arimo ahumanura urusengero rw'i Yerusalemu, ngo yicaranye n'abigishwa,
arababwira ngo igihe kirageze umucyo uve muri mwebwe. Abagira inama, arababwira ngo igifite agaciro nuko mwakagombye kugenda mugifite umucyo, kuko umwijima uraje. Niba umwijima uje, abantu benshi bazagenda muri uyu mwijima, kandi iyo umuntu agenda mu mwijima arasitara, amera nk'abandi bose. Iyo abantu bagenda mu mwijima baratsimbana, baranarwana, aturangandagiye, ati kubera iki nsimbye? Kubera ko ba bantu barimo bagenda mu mwijima bagatangira gutongana. Niyo mpamvu byinshi muzabibona mu rusengero barwana, batukana, batumvikana, barwanira amafaranga, barwanira kuba perezida wa korali, barwanira icyubahiro. Ariko nubwo barwaniraga icyubahiro ntacyo byaba bimaze. Impamvu barwanira icyubahiro ni uko bagendera mu mwijima, kuko iyo icyo cyubahiro ari Imana yakiguhaye, uratuza ukagereka akaguru ku kandi, ukumva ko nta kibazo kirimo, kuba kiguhaye ari we uzakurwanirira. Ariko impamvu abantu benshi muri ibi bihe dusohoyemo barimo barwanira icyubahiro mu nzu yitiriwe izina ry'Imana, barimo barwanira icyubahiro hirya no hino, nuko barimo bagendera mu mwijima, ntabwo bagendera mu mucyo. Ariko ndabagira inama ko bakagombye kugendera mu mucyo, kuko uyu mwijima uzarimbura abantu benshi, kuko uyu mwijima abantu benshi bawurwaniramo. Yesu abagira inama ngo nimugende, umucyo ukiri kumwe namwe, kuko nimugenda uyu mucyo mukiri kumwe, uyu mucyo uzabatambutsa ahantu mutakwitambutsa, uyu mucyo uzabarokora ibikomeye, uyu mucyo uzababera umucyo bakomeze mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ariko nimusiga umucyo muzahura n'ibikomeye. Arababwira ngo nimugende nk'abana b'umucyo. Iyo umuntu agenda nk'umwana w'umucyo, ategereza icyo uyu mucyo uzakora, ategereza icyo uyu mucyo uzamuremera. Ariko iyo adakeneye gutegereza umucyo, rimwe na rimwe yicira inzira, rimwe na rimwe ntakora ibikwiriye, rimwe na rimwe arakiranirwa kubera ko yatangiye gusatira umwijima. Niyo mpamvu rero ni kukubwira ngo nimugende mugifite umucyo mutabiriraho, kuko iyo umuntu agenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Erega umucyo hano Yesu yababwiraga niwe wivugaga, yashakaga kubabwira ngo bakiri kumwe nawe, nibagende bakiri kumwe nawe, kandi nibamukure ikintu cy'umumaro, nibamukure ikintu cy'agaciro, nibamukure ikintu kizabatunga, kuko hari igihe kizagera n'abari muri bo, kuko hari igihe kizagera bajya baririmba ariko Yesu atari kumwe nabo, kuko hari igihe kizagera bazajya babwiriza ariko Yesu atari kumwe nabo, kuko hari igihe kizagera bajya bayobora amatorero n'amadini ariko Yesu atari kumwe nabo, kubera ko banze kugenda bafite umucyo, ahubwo bikundiye umwijima. Ariko Yesu abagira inama ngo nimugende mugifite umucyo butaza kubiriraho. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi bakora uyu murimo w'Imana ariko umucyo atari kumwe nabo, rimwe na rimwe bakihimbira ibitangaza. Hano turasengera ibirema kandi ari ibintu bahimbye, turasengera abantu bakajugunya imbago kandi ari ibintu bahimbye, turasengera abantu bahumuke kandi ari ibintu bahimbye, ahubwo bashaka indonke, kuko ntabwo Yesu ari kumwe nabo, kuko ntabwo Yesu ari kumwe nabo. Kubera ibyo bari kugenda bahimba kugira ngo abantu baze birukanka cyane ngo baje kureba ko ibirema biri kugenda, kandi ari ibinyoma. Abarwaye imitwe n'ubundi bagatahana ya mitwe irushaho kurimbana nabo, barushaho kurimba kubera bwa burwayi bw'umutwe. Abarwaye indwara bakazitahana kubera ko Yesu atari kumwe nabo,
kandi yarabagiriye inama baza mu murimo w'Imana badakeneye ko Yesu yabayobora, badakeneye ko Yesu yabatunga, badakeneye ko Yesu yabana nabo, badakeneye ko Yesu bakora ibikwiranye n'ijambo rya Kristo, badakeneye ko Yesu yabayobora intambwe z'ibirenge byabo, ariko batangira guhimba ubuhanuzi bw'ibinyoma, batangira kubeshya ngo Imana iravuze kandi itavuze, ahubwo bashaka amaviyuzi, bakabwiriza, bagahanura, bagakora umurimo w'Imana bashaka amaviyuzi, badashaka ko ubwami bw'Imana bwaguka, badashaka ko abantu bakizwa, ahubwo bashaka indonke mu murimo w'Imana, bashaka icyubahiro mu guhanura. Ntabwo bakeneye ko ubwami bw'Imana bwaguka, bakeneye indonke mu gusengera abarwayi, ntabwo bakeneye ko ubwami bw'Imana bwakwaguka. Nigeze mpamagara umukozi w'Imana uzajya mwihangana mpurana byinshi muri uyu murimo. Mpamagara umukozi w'Imana ndamubwira ngo mukozi w'Imana, hari umudamu ufite ikibazo gikomeye cyane, arashaka ko tumusengera. Njyewe sinari mpari, nagiye mu ivugabutumwa banze, yari yampamagaye, ndamubwira ati ariko naguhuza n'undi mukozi w'Imana wagusengera. Bitamfata telefone mpamagara umukozi w'Imana, ndamubwira ati mukozi w'Imana, ko hari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi wagiye kumusengera. Arambwira ati Jean Marie, mubwira nyohereza amafaranga. Ese urashaka amafaranga y'iki? Ati ndashaka gutega akamoto. Ese ko muturanye nta minota 30 ihari, akamoto ushaka nakiki? Ati ntabwo namusengera atampaye amafaranga. Ese unuza kumusengera ntabwo ashobora kukureka gutyo, nawe arakureba nyine avuga ati reka ngutegera akamoto ugende bitewe n'igikorwa ukoze. Ati hoya, ngiye namusengera abanje kuyohereza, nashake ntayambe. Nanjye ngira agahinda k'umurimo w'Imana. Ngize agahinda k'umurimo w'Imana. Icyo nakoze, naravuze ngo izo mpano zawe Imana izazizimya. Ntabwo ari Imana yaguhamagaye, ntabwo yaguhamagariye gukorera amafaranga. Umuntu niba kwitabaje ko arwaye, ko afite ikibazo kimuremeye kandi akeneye amasengesho, wamufashije ukamusengera, izo mpano zawe nta myaka 2 zizamara ukizifite. Nubwo wazigumana uzajya uzipiratisha abantu bamenye ngo uracyari kumwe n'Imana. Umudamu agira agahinda gakomeye, nuko muvuze. Uwo mudamu agira agahinda gakomeye, ahita atumira abatumishi bagira nko muri 5. Barampamagara barambwira ati turashaka ko duhura tugasenga mukozi w'Imana. Ndavuga ati nta kibazo. Tugeze aho twagombaga gusengera, baravuga ati reka Jean Marie abari uyobora aya masengesho, kuko bazi ko ngewe sinshobora gutangira amasengesho tutabanjije gukora umwanya wo kugira gute wo kwihana. Mba ndatangije, ndavuga ati rero mbere yuko nyobora amasengesho kadushyiraho umwanya wo kwihana. Wa mudamu ubwo urumva yari yaje, ndangije nyine nca bugufi ndavuga ati Imana imbabarire, hari uko yambonye uyu munsi ntayikiranukiye, inyeze ntunganye amasengesho mboko nguko ibyiza byinshi. Nawe arangije abarariza ati ararira ati ngewe Jean Marie mbabarire. Ese kubabarira iki? Ati Jean Marie atavuge ngo izi mpano ngo Imana yampaye ngo nta myaka 2 ngo nzazimarana, ngo Imana izazanyambura. Babatumisha ati reka aho yavuze nabi. Aterega izi mpano ziba zaraturuhije. Ati tuba twaragiye gusenga mu misozi ngo Imana duhe impano. Undi atereka ya mwabantu mwe kujya gusengera umuntu ugiye n'amaguru biragora. Ati rwose yagombaga gutega akamoto. Atari kwiza impano, numva abantu bose batumishi bose bagira nko muri 5. Bose barangwishkurije ati reka impano zaraduhenze. Ndababwira ati ati namubwiye nabi. Ati ambabarire ko namubwiye nabi. Ariko se uyu munsi wa none aracyazifite. Niba kina zifite nizo gupirata abantu, bya bindi bavuga ngo indondogozi y'ikirondwe isigara ku ruhu, inka yarariwe kera. Cyangwa bimwe bavuga ngo amase ya kera nta giho mu rutaro. Cyangwa se bya bindi bajya bavuga, ndabyibagiwe uburyo bakunda kubivuga.
nimbyibuka ndaza kubivuga. Ashaka kuvuga iki rero? Ashaka kuvuga ni rya jambo bakunda kuvuga, kuba umuntu yarazi ko ngewe ndi umuhanuzi, noneho twazahura mu kwa gatandatu mu kwa gatanu akagira ngo ndacyari umuhanuzi kandi ntakiriwe. Kuba rero uyu munsi umuntu yakubona uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi cyangwa uri pasiteri runaka, nyamara twazahura undi mwaka agasanga ntugihanura. We abantu benshi bakaza bakugana ngo basengere kuko bari bakoze mu bihe bya mbere uhanura ubwiriza, ariko wafata akanya ngo ubwirize bakibaza ibintu ubwirije ari ibiki, bakabona nta buryohe. Rimwe na rimwe ibyo uhanura byose uri guhanura ukoresheje amarangamutima, kuko impano yarazimiye kera, intazo ugifite. Ariko narabivuze ndavuga ngo nta myaka 2 uzazimarana. Kwezi kwa 7 ndizera ko ariho batangiye gufunga ibintu by'insengero, mu kwa 8 hagati gutyo, hagati kwa 7 no kwa 9. Ariko se ubu ngubu aracyahanura. Imyaka 2 ntirashira, umwaka wa mbere uzashira mu kwa 7 k'uyu mwaka. Nabimubwiye ku itariki 15 sinzabyibagirwa. Umwaka urashira muri uyu mwaka, umwaka wa mbere. Undi wa kabiri uzuzura mu kwa 7 kwa 2026. Ntaza zaba gifite. N'uyu munsi nibyo ahanura nuko. Ariko ibyo byose nagiye mpora nabyo muri uyu murimo w'Imana. Nari ngendere kuvuga ikirere. Ni mpamvu abantu benshi bakora uyu murimo w'Imana, abantu bakibwira ngo baracyari abakozi b'Imana, baracyahanura kandi basige babivangavanga. Nge ntabwo wambwira ngo Imana iravuze mbyumve uri umusambanyi, uri umusinzi, uri umuhehesi, nubwo bavuga ngo uzagara ku bitugu by'abapfapfa. Ntabwo itiyo yanduye muzabikore namwe mugerageze murebe. Muzafata itiyo yanduye, nimurangize mucishemwe amazi, noneho mumbwire niba ayo mazi azagera hariya kuri robine ari amazi, azaba ari amazi mazima, azaza ari ibiziba. Ntabwo itiyo yanduye ishobora kuzana amazi mazima. Iyo mpamvu ibintu byose umuntu akora uyu murimo w'Imana twakagombye kujya twiga gukiranuka, nibyo bifite umumaro kurusha ibindi bintu byose. Rero Yesu nawe arababwira ngo mugende mugifite umucyo. Uyu mucyo yatakaye, abantu batangira kubesha ngo Imana iravuze kandi itavuze. Abantu batangira guhanura, abantu batangira kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ari ibintu byo gupira ubutumwa bwiza nta buryo burimo, ntaho wabwumva, ntaho bwakuvana, ntaho bwakujyana. Ntabwo rero mba ndi kuri iyi cano kugira ngo ngewe bakoma amashyi ko nabwirije. Ntabwo bari kuri iyi cano kugira ngo mbone views nyinshi. Ntabwo nyiriho kugira ngo mbone indonke. Nyiriho kugira ngo ndebe ko ubwami bw'Imana bwakwaguka, ku ijambo ry'Imana abanyabyaha bareka ibyaha, abakora ibidakwiriye bakakira Kristo akabayobora. Niba uri umusambanyi, uri umusinzi, uri umujura, uri umuhehesi, uri umunyamoko, ibyo ukora byose mangira ngo ukizwe uhure na Yesu akuyobore. Umugabo wese anyurwe n'umugore we, umugore nawe anyurwe n'umugabo we. Urubyiruko rureka ubusambanyi. Ndabizi ikoranabuhanga rirakataje, ariko abenshi babaswe yabindi barebera ku matelefone ya pornography. Benshi bagendera muri za pornography. Hari n'abantu njya mbona, hari n'abantu benshi bubatse ingo bafite ama pornography mu matelefone yabo, kandi ugasanga ari n'abavuga ngo nabakozi b'Imana, ugasanga bavuga ngo baba mu rusengero, baba mu itorero, kandi bareba ama pornography mu ngo zabo. Abandi bakora ubutinganyi, za masturbation, abandi bakikinisha n'ibiki byose, ariko barangiza bakabeshya ngo bari mu itorero, bari mu murimo w'Imana. Impamvu rero mvuga ubutumwa ni ukugira ngo ndebe ko abantu bakizwa bakareka ibyaha. Uyu mwijima uri kumwe namwe ni Satani. Yesu aragendera kubabwira ngo nibagendera mu mwijima. Kugendera mu mwijima yarababwiye ni ibyaha, ko nibagendera mu mwijima, nibakora ibi byaha ntabwo bazamenya inzira, kuko iyo umuntu agenda mu mwijima arayoba akamera nk'abandi bose. Ibyo abantu batakoraga bagatangira kubikora kubera ko Yesu batari kumwe nawe. Ariko nimuve mu mwijima,
nimuve mu buyobe, uyu mucyo azabarinda, azabana namwe. Uyu mucyo arashaka ko abantu bose bakizwa, bakamenya ukuri, bakareka ibyo bagenderamo byose bidakwiriye, kuko nibatareka ibyaha Yesu azaza guhemba no guhana abanyabyaha babonye ishyano rikomeye cyane, kuko nta gihe basigashe. Ariko abagendera mu mucyo, abakristu, abamenye Yesu, ubwami bw'Imana buregereje, kandi Yesu ari kumwe nabo kugira ngo abarinde, kugira ngo abiteho, kugira ngo bakize indwara zananiranye. Nta wundi wabakiza indwara zananiranye uretse amaraso ya Kristo yonyine niyo agomba kubakiza izi ndwara zananiranye. Izi ndwara zose abantu barwara, imivuduko, amadiyabete, amakanseri, za sida n'ibindi, zindi ndwara nyinshi zose, nibakire Yesu barebe ko atabakiza iyi ndwara. Nibatunge Kristo mu mubiri wabo, mu buzima bwabo bwa buri munsi. Barebe Yesu ko atirukana uburwayi, barebe Yesu ko atirukana uburwayi bwananiranye, ko atirukana ibyorezo. Nta wundi wakwirukana akaga, nta wundi wakwirukana amakuba uretse Kristo wenyine. Niyo mpamvu abantu bagomba kumwizera, bakamumenya, bakamusenga, bakamukorera, kugira ngo abarinde igisa n'ikibi cyose. Niyo mpamvu yababwiye ngo nimugende mugifite umucyo butabiriraho, kuko iyo umuntu agenda mu mwijima arayoba. Abantu benshi barayobye, bari kugendera mu buyobe bwa Satani, ariko Yesu ateza amaboko agira ngo abantu bakizwe, agira ngo abantu bamumenye, agira ngo abantu bakorere iyi si nk'abantu bazayivamo, bakorere ijuru nk'abantu bazaritaha, kugira Yesu azabahembe bakiri mu isi, ndetse azabahembe n'ubugingo bw'iteka, ubuzima bw'iteka. Yesu arahamagarira abantu kureka ibyaha, Yesu arahamagarira abantu gukizwa, Yesu arahamagarira abantu kuva mu buyobe. Nimukorere Kristo wabitangiye, akemera kuza mu isi, akatubera igitambo gikwiriye. Abantu nibareka ibyaha, abantu nibamumenye, bamusenge, bareke kugendera mu mwijima. Umwijima uzabahitana nibakomeza kugendera mu mwijima. Ibyo bifite agaciro nuko abantu bakagombye kuva mu mwijima, nuko abantu bakagombye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ngewe kuri, ukuri ni Yesu, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana. Basome ibyanditswe, basome ijambo ry'Imana, ribayobore, ribatunge, ribageze mu bugingo, ribakure mu rupfu, ribageze mu bugingo. Iyo umuntu rero akora ibidakwiriye bari kugendera mu mwijima. Erega Yesu umucyo yababwiraga niwe wivugaga. Indirimbo y'121 iravuga ngo Yesu niwe mucyo wanjye, amurikira inzira, emera intege zanjye, nizera kwandengera. Amurikira inzira, amurikira inzira, emera intege zanjye, nizera kwandengera. Amurikira inzira, amurikira inzira, emera intege zanjye, nizera kwandengera. Eka turekeraho kuririmba, ariko Yesu niwe mucyo, niwe wivugaga hano avuga ko ari we mucyo. Ntabwo yigeze abahishurira ko ari we wivugagwa ko ari wo mucyo, ariko umucyo yababwiraga niwe. Hari aho twasomye kuri 46 havuze ngo naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ndabahendahenda banyamasengesho, ba pasteri, ba bishopu, ba ponso, ba reverandi, bahanuzi, bavuga butumwa. Ndabahendahenda mbinginga kugira ngo mukorere Yesu, muve mu mwijima. Yesu yaje mu isi ari umucyo, kugira ngo abari mu mwijima bawuvemo, kugira ngo umuntu wese ugendera mu mwijima awuvemo, akorere uyu mucyo ari we Yesu. Kuko nimwanga uyu mucyo, ibizababaho byose muzabyirengera. Kuko uyu mucyo mwarawanze, muwutera umugeri, muwutera n'umugongo, muravuga ngo ntabwo dukeneye umucyo. Nyamara Yesu yaje mu isi ari umucyo, niko yavuze ngo kugira ngo abari mu mwijima bawuvemo.
niyo mpamvu umuntu wese akagombye kumenya ngo mbese muri ibi bihe dusohoyemo ndi kugendera mu mucyo cyangwa ndi kugendera mu mwijima? Ese ndi kugendana na Yesu cyangwa ndi imbata y'ibiboze, cyangwa ndi kugendana na Satani? Satani nawe arakumerera nabi, araguhitana, arakwica niba utamuretse ngo ukorere Yesu, azaguhemba ubugingo bw'iteka. Muve mu buyobe, muve mu byaha, mukorere Yesu, mukorere uyu mucyo. Kandi turi ku musozo. Hepfo yaho twasomye ngo amaze kubabwira ayo magambo arabihisha kugira ngo arebe ko ibyo ababwiye babyumvise. Niyo mpamvu rero umwana w'ubugingo we yumva vuba, ariko uwo kurimbuka ahora avunira ibiti mu matwi. Ariko umunyabugingo we agomba guhita yumva vuba. Yesu rero agira agahinda gakomeye, arabihisha ngo arebe ko ibyo babwiye bakomeje kuyoborwa n'uyu mucyo. Ngo nubwo ngo yakoreye ibimenyetso byinshi muri bo, ngo ntabwo bigeze bamwizera. Tekereza kuba bataramwizeye kandi yarabahaye impanuro, yarabahaye impuguro, arababwira ngo nimugende mugifite umucyo utaza kubiriraho, kuko iyo umuntu agenda mu mwijima arayoba. Ni mu bana b'umucyo ababwira ayo magambo, ariko ngo amaze kubihisha ngo ntabwo bigeze bamwizera. Ngo yakoreye ibimenyetso byinshi muri bo, yakoreye ibitangaza byinshi muri bo, ntabwo bigeze bamwizera, ntabwo bigeze bamumenya. Si agahinda gakomeye wa muntu we uri mu mpande enye z'isi, aho uri hose mu bihugu bitandukanye? Ntibibabaje kuba utarizera Kristo, ntibibabaje kuba utaramumenye? Icya mbere kimwe cyo ni uko yakugize umuntu, ntabwo yakugize itungo, ntabwo yakugize inyamaswa, ntabwo yakugize ikiguruka mu kirere, ibiguruka, ntabwo yakugize ibikururuka, ntabwo yakugize inyamaswa, cyangwa ntabwo yakugize amashyamba yahanitse ikirere. Izo ni imbaraga ze zabikoze. Ariko kuki utamwizera kandi waramumenye? Kuki utamwizera kandi ukiriho? Iracyakurinze, Imana iracyakurinze, Imana iracyari kumwe nawe. Ibyabaye byinshi, ibyaguhize byabaye byinshi, ariko Yesu ntabwo yagusize, ntabwo yagutaye. Yakomeje kukurinda, yakomeje kukwitaho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ugenda ubona ineza y'Imana. Ariko Yesu agira agahinda gakomeye ngo nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi muri bo, ntabwo bigeze bamwizera, ntabwo bigeze bamumenya, bamuteye umugongo. Bimaze iki? Kandi Yesu yarabagiriye inama, arababwira ngo nimugende mugifite umucyo. Ndakubwira ngo genda ugifite umucyo utaza kwira. Hari igihe kizagera bwire, hari igihe kigera bukira, hari igihe kigera mu ngo z'abantu bukira, hari igihe kigera umuntu akabona ko bwishe kandi ari kumanywa izuba riva, ariko abandi nabo bakagenda akavuga ati uyu munsi bwanyiriyeho. Kandi abantu buzabiriraho, abantu buzaburira ari ku manywa kubera ko umucyo bawutaye. Abantu buzabiriraho nubwo ibyaha basigaye babikora. Abantu basigaye babikora nk'inka iri koga mu nyanja cyangwa se mu kiyaga cyangwa mu mazi ahariho hose. Uko mwivuruguta, abantu basigaye bameze nk'ingurube zivuruguta mu isayo, niko abantu basigaye bivuruguta mu byaha. Nubwo abantu barimo bivuruguta mu byaha, ibyo byaha abantu barimo bivurugutamo bameze nk'ingurube. Nubwo iyo ngurube bameze nk'ingurube ngo yogejwe ikongera igasubira mu isayo, biba bimaze iki? Nimugarukiraho bantu banyumva, nimugarukiraho. Yesu ari hafi kuza guhemba no guhana. Nimugende mugifite umucyo butabiriraho. Iyo umuntu agenda mu mwijima arayoba. Mwirinde kuyoba. Yesu arabahamagarira kwezwa, gukiranuka, kuva mu byaha, kugira ngo abayobore mu buzima bwanyu bwa buri munsi, azabahe n'ubugingo. Naza kureba itorero azasange muri maso. Nimukomere, nta cy'Imana yavuze kitazabaho, nta n'Imana yavuze kitazasohora. Ibyo yakubwiye, ibyo yavuze byose bizasohora kandi bizabaho. Nimuba kumwe nawe azabahemba ubugingo bw'iteka. Nimureka ibyaha, nimuva mu ngeso mbi mukizera Yesu akabayobora, guhera uyu munsi ijambo ry'Imana niyigire umumaro ukomeye. Murye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
amen. Imana rero iguhe umugisha umukozi w'Imana, ndawakire mu izina rya Yesu. rwose wa watubwirije ku ijambo ryiza cyane rikomeye cyane, tugendere mu mucyo, Yego. kuko tugendere muri Kristo Yesu. Namwe rero mudukurikira turabashimiye, reka tugendere mu mucyo kuko ni Kristo Yesu, nugendera mu mucyo Imana nayo izaba iri kumwe nawe. Reka rero tubashimire, reka nawe tugushimire mukozi w'Imana, tuguhe karibu udusoreze udusengera Imana, utange na nimero zawe kugira ngo n'abazagukenera bazabe baguhamagara bakubone. Murakoze cyane. Nimero yanjye nkoresha ni 078 454 45 18. Jean Marie Vianney Bizimana. Senga Imana. Murakoze. Mana, turagushimiye ku bw'aya magambo yaherekereshe imbaraga zikomeye mu mitima yacu twese, kandi ijambo ryawe rigira umusaruro ukomeye hirya no hino ku isi. Abazaryumva bose rizabagira umumaro, ribakure mu rupfu ribageze mu bugingo. Urakoze rero kumvise gusenga, komeza uturemere imbaraga n'amavuta, kandi ubwo uzaza kureba itorero ryawe uzasange nanjye ndi maso narakwizeye narakumenye. Turinde gucogora muri ibi bihe dusohoyemo bikomeye, ahubwo duhe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo dukomeze kwezwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo dukomeze gukirizwa ahagaragara n'atagaragara, tube mu buzima bwo gukorera Kristo, tube mu buzima butinya icyaha, tube mu buzima bunesha ibigeragezo, tube mu buzima bwiza bw'abanyamasengesho, ubuzima budakora ibyaha, ubuzima bwo kwizera Kristo ko ari watwitangiye akatubambirwa ku musaraba Igorogota, kandi twizera ko azaduha ingororano z'iteka ryose. Urakoze kumvise gusenga kwanjye, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye Imana. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Ndawakire mu izina